Nurezeka nkubaze. Nsobanurira kimwe muri ibyo ntubitaro. Kurongora umugore wawe bigusaba iki? Ariko intero yabaye kurongora ako naruha. Ese nkambaze aho utagiye kwigira nabi. Ibyo byo kurya nayo madegede iwacu navo yadahari. Ako se si. Kari sinkunda kurushaho kabisa. Oya nasanze ibintu byo kumwana mwiza bitavamo. Kambwiye na mama ari mama wawe suko mwubahuka sibyo? Twarabyumvishe tunaza hano mama nuka namuvuga. Bakubwiye ukuntu twaje hano. Barabikubwiye. Kari niwe bari bamwishe. Oya uriya we mama we wenda we na byadanje. Ariko ririya shyano ngo ninike. Byarambabaje kumva ngo mwaje man ibaze ko nari ndi mu gikoni hetse twaraje turamwinya turavuga ati basi dupfukame nje nakomezaga numva yatonganye numva aravuga se noneho uri ari gutonganya nde kuri telefone kandi nje umuntu atonganya njye aravuga yaratubwiye none reba gasuzuguro yari ari kutubwirana Kariza icyo ni igiki hano umwana n'urugo nkibaza ubundi ntabwo uri umwana hano barakubyaye baragutoraga niki mbese ni mu burumuna wawe tutazi nindi yabana ubu ngubu ngewe ibintu bya hano muri rugo mbona biza bigenda ahubwo ikintu kintera n'ubwoba hari nuzaza akahita nyica nese kankubwire ko mbizi usenga ni kubera iki ibintu byose cyangwa ibintu bibi biza biguhuriraho umuntu wese atazi n'imico yawe akahita kwanga aje mu rugo gusa erega uriya muntu nawe no muri famiye kandi umuntu wo muri famiye of course agomba kuba azi ibintu nyine byahanga kandi mama wawe n'ubundi cyangwa n'undi muri famiye bose barabizi ko Kariza yigeze ikinani nyine niko mere wahora babwiye ako wowe niba twiga ukaba waza kunsura mama kabyanga kanga kuza kunsura sibyo urumva baro muri famiye noneho babuzwa n'icyo kubimenya atsanze hano sheri oya umva yagiye mu bukwe kandi ndabizi nawe ni mama guhinda umva shana mva nabaye kufoto kare kumunyereka ariko ntago turahuza amaso kuyandi kwifoto n'umwana mwiza aritonda ariko mana we nyine ndabyo nifuza nkavuga niba atari wowe wamzaye serige se tujya duhura wowe ufite mbona gahinda ka gusimanisha imwe ndi kukubona gutya mana uziko nagasura mva kagarutse bayakuki ariko ha mugabo aho wahereye kugeza na n'ubu dore ngarasharire nse ubundi zabaye gutyo utambike ibyo birenge maho ngaho dukandagira iyo migozi wumvuza hinduru nakubwiye ngo urambaze ndakubaza iki ndakubaza ngo uruyuze urimo gukandagira kandi ibyo birenge ndabica izi nsira zarenze kurarirana gutya udahari urazirasharira hanyuma wakoraga iki kutazikoreye ntabwo wari hano hacyo muzi no kwirwa mutaritse ndahari ngo murage amadegede yarari hano nzaho yagiye akuwe kamaze nkubaze ubundi giye ntabwo nabwana nawe utandira mu maso ndeba mu maso ureba mizi ariko ubundi bite byawe ahantu maze iminsi uri baranagukoniye mbere baragukoniye ko aya magambo ubundi usigaye yakura usigaye umenya n'ukuntu bakona banza cya kigore cyakujyanye cyaraguhaye junda mangu ugere iwanjye byange ubu ngubu ahubwo reka mbanze nkubwire nturi umuntu w'umugabo ataha mu rugo muri uyu murima turi ushobora kubinsobanurira ibyo bintu ni gute umuntu w'umugabo bamukona ikosa nukungu ko nzi ko kera twakonaga ihene tugakona imbwa kugira ngo ndimbwa cyangwa ndi ihene nurezeka nkubaze nsobanurira kimwe muri ibyo ntubitaro kurongora umugore wawe bigusaba iki ariko intero yabaye kurongora ako naruha ese nkambaze aho utagiye kwigira nabi ibyo byo kurya nayo madegede iwacu navo yadahari ako se si ubundi igikoma nasize unywa cyagiye mu bwonko igikoma nasize cyanze kujya mu nda kijya he ubwirwa n'iki ko nakinyoye igikoma narwaye kirasindisha urabwirwa n'iki ko icyo gikoma nakinyoye none sinasize ukinywa naje gusanga ibintu byo kwitonda kuri Kariza ngomba kubishyira hasi nibyo cyane kubera ko dobangeza aha
sinzava muri uru rugo nta hantu ho kujya mfite Wajya he? nzajya hehe nzashaka se umugabo ngana gutya kare kure cyane Oya, muto cyane ntabwo gusa nyine to byakunda. noza uriya bebe ngo ni Nick kumva wenda mama wawe nibyo twubaha ababyeyi sibyo ariko nawe nyine uje usa nk'uwikarumamana Nick niba waratangiye kumwikarumana azabona yuko ndawe mondekere si gute se sinabonye ndashaka kumuha isomo iriya misatsi ukakurura ukajugunya pfiriya sindi kugutoza kurwana abona nk'agaho ikibona akagira ngo buri mana ntazi ko kiba cyuzuyemo amabyi no mu mutwe niba harimo amazi ntabwo mbizi icyo gitwe se nabonye katureke kuvuga nabi njye ubu ngubu oya byarandakaje ariko nyine ariko nawe n'abanyeshuri n'ababonye tapi warahindutse ngomba guhinduka sheri icyiza ni uko ufite inshuti murabizi turagukunda sibyo ariko ikibi gusa harya wigungaga twahora mu nzira Kariza ku ishuri twakubuze igihe na Karine ku ishuri twiriwe turi twenyine Karine ngaho yigire no kwirebera sheri we nkasigaye ndi giye yirumvaga indakaranyishe ikibazo ni kimwe nubwo mbate kwitera amajege ndabizi nyine ko ntabarwanya ngo mbashobore nibyo ariko muri babiri nabo ni batatu harya nuza yaragarutse ariko mwaramubonye n'ubu ntago noneho uwase barenda kunyica hari n'igihe mama azansora mu ariko Imana ishimwe ubwo brother wakurwanira mali bara nabagore igitsina gore cyose tujya basigaye bamuhengera dali kubera ko bazi kandwanirira uzi ibintu bankorera ejo bundi noneho bari banyishe barankubise sheri ndavuga nti mana nje nakubwira ati basi Mary nyine ari uzajya ubona wenda uvuge ngo wenda uyu ni Mary sibyo ariko Nick na wase amaraje sheri bye umva tugende tujya mu kikari dukomeze kwiruka twabona hakuza ngo bagari imyumbati bagari imigozi ntago umugabo muzima yumvikana n'umugore we kuri iyo gahunda kandi abikora n'umugore atamusabye ese iyo gahunda ibaza aho njya kubikubwira wibaza aho njya kubikubwira sese umva nkubwiza ukuri ukurugutura amatwi yawe ubyumve siko bimeze ngewe hariya ni iwanjye ngomba ntago ngiye bari ambatinya gese ndatinya abantu kuvuga iwanjye kurugutura amatwi icyambere hariya ni iwanjye utera akababiro ngomba kugatera igihe nshakiye igihe numva mfitiye imbaraga ubivuze neza hariya ureba ni iwanjye kumbe anisoni ngomba kugatera igihe nshakiye aho wabereye uyu munsi nutagira icyo ukora urangira ute uyu munsi nutagira icyo nkora kamanze nzirika ibitenge byanjye neza ugiye kurwana nanjye se uyu munsi nutagira icyo ukora ndabwira so kumbereye imbwa ndabwira so imbwa ubyara n'abavandimwe bawe uvuze ngo imbwa yego nkubitira habyibuze kwirege cyangwa ngire ngaho b'umugabo muzima basi ukora ibyo nkusabye ako nta jambo nkigire iwanjye ko iyo ubona umwana arakuze sibyo umwe ugejeje imyaka 18 gutumbwira ngo ntitugomba kumukurikira ariko byumvikana ndimo ndarota ariko icyo wifuza ko nzabyara undi mwana utari uwawe ntamukuzanira ako sese ubundi ni iki cyakumaza ubwo sese ntuzambone ngo mba nasinze ngeyo dukoze igikorwa nkagutera inda nge ndabimenya nzaramuka nsanze harimo icyana hariya muhana yewe ubwo tangiye kubona ko ndimbwa bigaragara ko hari abagabo wabonye ubuse kari mu nda ariko ubundi se burakira cyane n'icyanjye ko nabonye gifite uruhanga ntazi abagabo ntaho ubundi mukwiye ikosora wagukosora ariko ubundi shenyeka warogeje kubundi wazi yanyipimyeho gakeya mutazajya nuko mba nanyweye urwawe mutazamfatira nawe na karimunda nkabona mumfata nagukubita zikagupfira mu myenda reka nkwipimeho unkorera ibyo nagusabye tambika ibyo birenge hariya ukura ari amateke cyangwa se umbwire ushorere utahe hari ikindi ushake n'ubwatsi bwiza wowe na karimunda ndagira ngo mbanze n'abamenyeshe ko burya si buno
ibyo byo kubyara ubundi se kari mu nda imyaka 18 afite waretse akagera 20 hari umukobwa yari yakwereka si rubyuka rweteta rugenda ese ndamukurikiza yashatse umugore nawe none ntashaka umugore tuzatwiteguye abuzukuru twakira n'umukazana neza yakubyara rimwe yewe n'umukazana nakubwiye ngo simbyara ntago nshaka kubyara byumvikanye ntibyumvikanye mukumbuye shawe sha nanjye narenga ukumbuye umeze uteze sha meze neza siko neza abantu baburana kagira ngo ntibakiba mu mudugudu umwe uzi ko ngo uheruka ubyibushye ndabona warahorose nibyo byiza nibyibuye abo ngo uri kuzana ibibazo ndumva nshaka kugira agasayizi nk'aka ka sha utudusayizi rero tugezweho he cyane ariko ayiwe dore imvura iheruka kugwa ngeze hariya ku Kigugu sha iranyagira nagiye kugera kuri botike imvura yanshiriyeho imaze kukunyagira byagenze gutese nyine urumva yarakubye ubu unanirwa ariko kubera cya kibiri unanirwa kwirukanka kubera kubyibuha nyine imvura iranyagira shawe nageze mu rugo ihise umva ngugira inama rero jya ukora siporo sha ariko biri kugenda biza ndi kurya dukeya none se reka nkubaze amakuru ya wa mwana wawe njya numva bimeze bite wase n'ubu naramubuze se ndamenya irengero ntabwo nkubajije uwase nkubajije ko wa mwana wundi niba ari Kariza niba ari inde simbizi Kariza ameze neza ari mu rugo nta kibazo Kariza ameze neza umbwije ukuri ameze neza sikonze ukuri inshuti yanjye kucyumisha se kuki bimaje no ko hari ikintu nkwisha kandi iki kintu si ubwa mbere ukibajije reka nkubwire impamvu nkubwiye ko hari ikintu misha nigeze kuba ndimo nsohoka mva mu rugo mura nawe arimo ajya ku ishuri yatanya yirukanka ndamuhamagara Kariza arahagarara nabwo se Kariza umeze uti Kariza ararira namugane ntacyo ngaho uceceka genda ujye ku ishuri tuzavugana nitwongera guhura umwana yabaye icyo afite cye kibazo ko Kariza mu bana ugira Kariza ni inshuti yanjye wamukoze iki nyine ni kwa kundi wenda baranze gukora imirimo wenda akagenda amubwiye nabi cyangwa amubwiye ati urava hano ari uko umaze gukora amasuku nyine ubwonko bwe akumva biramubabaje abana b'iki gihe barashaka kurya badakora mama Kare kuri inshuti yanjye ugiye kumbera nka ba bandi bo kwa rubanda bari abantu ko banesha umutwe bakanesha umutwe nawe urashaka kuzajya mu mubare wabo uri inshuti yanjye wambabariye uranganiriza nkakugira inama nkagira gute wambabariye ukazanganiriza basi nkumva ikibazo ufite nkazaza nk'inshuti yawe n'ubusanzwe sinzaze mu buryo bwa kiyobozi nkaza nk'inshuti yawe tukaganira ku kibazo cya Kariza ko mbona uriya mwana afite ikibazo kandi nimara kumenya ko afite ikibazo kandi njye uzakwijyanira mu buyobozi bimeze bite ihangane mbwira ihangane mbwira wigira ikibazo ndi hano kugira ngo ngutege amatwi ndi hano nk'inshuti yawe ihangane umbwire unganirize rega nanjye ndi umubyeyi niko ngaho mbwira nanjye ndi umubyeyi nkawe sibyo ndagukunda urabizi wakushaka kumbwira ikibazo cyawe nkagufasha urabizi ko mfite abana babiri sibyo ntabwo ndi umwana nzi ibintu byose mbabarira umbwira ikibazo wahuye nacyo ngufashe niba ari amafaranga ndayaguha niba ari n'ubundi bushobozi naguhereza ndabuguhereza ariko kugira ngo ujye sinzongere guhura nawe arimo kurira abiterwa n'iki ikibazo cy'amafaranga mfite byagenze gute se ihangane mbwira ihangane umwana wanjye nubwo ababaye rero nanjye ntabwo mba nishimye inkuru y'uriya mwana ijya imvuna nese byagenze gute mbwira nk'inshuti yanjye mbwira ariko reka mbikubwire uriya mwana rero ngaho mbwira ukuntu bimeze rero nubwo ubona ababaye nanjye ntabwo mba nishimye
ibintu nkorera umwana wanjye ntabwo biba bikwiriye nk'umuntu wamutwise amezi 9. uriya mwana rero ntabwo uba waje guhagarara mu bantu ubundi ubwo waje ryari sibyo nakubwiraga agasuzuguro ke